ntago naguha ntago namuha ntago namuha si nkaho barakwimye araje yongera arakare oya mwese gusaba no gusaba ntabwo ari itegeko nukuvuga ngo niba byimbana boro zawe pasi urumva azamoko y'abasore benshi no kuvuga ngo azizacongo zigiye zitandukanye mwabasore mwe n'abakobwa muri gushakana muri iki gihe mujye mubanza muhana avance wenda mujye gukora n'ubukwe madamu wawe atwite mwarasuzumanye neza ukamenya uburyo akuryohereza neza mu buriri nge bose rwose umukobwa ari wese n'umusazi yo duhuye nashyizemo icupa ndamusamura rwose ntabwo yancika ngewe tinguki YAKA buri kwa kabiri mujya kubyina nyine aba ari umunsi w'abasazi kubyina ukabyinana n'umusazi ushaka w'umugore umubebe ushaka ariko nawe wasaze bivuze ko muri iyo minsi ibiri bagufungiyeyo harya wambwiye ko ari mu basazi ibyo byumweru bibiri waje kuhabonera ibyiza tubahaye ikaze nanone ku Nyarwanda Cinema ni MC Niki muri The Girls Talk uyu munsi noneho turi kumwe twese ni Paccyboo pasi y'amakuru sawa meze neza yaratamujya mumbariza haba yagiye vraiment mujye mumbariza tukiri naho ngaho katwongeye duhereze ikaze YAKA amakuru ni meza ariko se buriya pasi waruzi ko tunitiranwa buriya ntabwo warubizi ko banyita Pacifique akoro niho YAKA reka nkubwire YAKA inyanja iyi nyanja y'amahoro Pacifique ubwire pasi rero kankubwire YAKA buriya yanakina comedy ako njyago ni n'umukomedian ni busanzwe umve yuko kugira ngo nonge kumutumira hano nawe uhari ndashaka ngo ibibazo mufitanye mwese birangira ko umvukishije ukuntu atangiye azanya akantu bita ngo niba araka akarimi keza oya pasi nukuri ko mana turiterana wese nuko nita YAKA ni rya zina yine ry'ubustari riri aho ngaho ariko ubu namazina yanjye nyakuri banyita Gasore Pacifique ahubwo se nimara no gusaza nzakomeza nitwe Gasore cyangwa nzitwa Gasaza sawa komeje rya pasi Pacifique Pacifique niryo nabatijwe yambariza YAKA nibagira abana nta numwe nta mugore nta mama nta papa emwe nta n'inda yari yambukira ngo nayiteye inda habe ni wowe n'inda yarwarahize arega pasi reka ubwire mujye mucuruza umubiri mukimeze neza nose urabura gucuruza nk'ubu gifite ikibuno kimeze neza niyo nzobe icyo kibuno nikimaraho gushiraho iyo nzobe yarabaye mikanyari ninde uzaguha n'igihumbi akusaba mugani YAKA nkubaze ngaho nawe nyumvira naho ngarwa ngo uruhera ubushize ko wambwire goti reba noneho pasi afite ikibuno gitere mu mugongo ni nayo mpamvu dushwanye cyangwa se ejo bundi twanagiranye ibibazo ikibazo nabubwije ukuri yanga kucyumva none ndamugaruye hano none utajya kuvuga neza oya cyakora pasi nukuri ko Imana naye narebye nabi nukuri ko Imana ufite ikibuno giteye neza pe ubutanye kumubwira ko bamugaruye ko ushobora kubukunda abagore utajya kumubwira kubera ko ubonye ko uyu munsi yaje yambaye agakanzu urabona ko ari akanzu yambaye rwose ibuno riteretsemo neza rwose ubushize ryari riri hejuru ubushize ryari riri hejuru bitere mu mugongo oya pasi afite ikibuno giteye neza nari narebye nabi ahubwo nari nanyweye agacupa mbese ubu ngubu nta kibazo mufitanye nta pasi rwose uri icyuki harya wowe pasi ubushize mwatandukanye bimeze bite we n'ubundi se ni bya bindi twapfuye yuko ngo adashoboye ariko ngo ntugishoboye n'aya masaha ariko se pasi ahugira ngo ujye ukomeza umbwira ayo magambo wazansuzuma ukankorera test ntago naguha ntago namuha ntago namuha si nkaho barakwimye araje yongera arakare urabivuga iki ariko rero oya mwese gusaba no gusaba ntabwo ari itegeko nukuvuga ngo niba byimbana boro zawe gumana ubushize wari wasizo yita ingere rwose mbabarira sinakongera gura rwose na pasi aransuzugura dore pasi none ikindi kimenye ikintu naje kuvumbura afite ikibuno gitereye mu mugongo uyu munsi ubuye kimubona ukimukubita amaso ati reba noneho uyu munsi neza ibuno riteretse mu neza niko nyabu
uyu munsi niko waje oya kunyima ni uburenganzira bwe Pasi ngwaye uburenganzira byimbana imari yawe byimbana boro zawe rwose boro zanjye ndazibyimbana ariko nawe ugerageze ushaka imiti kuko ntushoboye ariko niba uvuga ngo ntagashoboye katwongera tubigaruka ku kantu umuntu abwirwa n'iki ko umuntu adashoboye ataranamugerageza njyewe naguhaye pase abageze ibukuru bambwiye ko nta kigenda rero urarikikira he ubu urumva afite amakuru kandi afatika cyane Sonia wabikubwiye Sonia noneho niba uzi ko yahageze aho ngaho ibukuru yarahageze yarahageze ariko Sonia nawe yarahageze afite ikibuno kiri hejuru ariko yarahageze yarahageze ariko urumva buriya niwe wabimubwiye ariko nyine urumva nyirashaka kumfirime yarahageze aho ngaho ibukuru yavuze yarahageze urumva rero afite amakuru afatika wowe rero mbwira yaba ari Sonia uko byanyabyo ubwo bwamuvuze buriya yamumenye ubwo niwe Yesu Kristo hanyuma uti ngiye rwose nayo ifite na gahunda yo guhereza yaka ariko biza kurangira mfasha amakuru ntabwo byakunda umaze kumenya ko ibukuru byananiranye ntabwo namuherega niyo byaba bitarananiranye ntacyo ashoboye eka si ibintu bike ntacyo ashoboye mabuja nijye nyambwira abasore b'iki gihe n'abakobwa b'iki gihe muri gushakana mwamara ibyumweru bibiri mukaba muratandukanye buri ushobora gushaka uyu nguyu ni Pasi ukurikiye iranzobe cyangwa ukurikiye kiriya kibera afite mwagera mu buriri byagucanga ejo divorce bikagucanga mu buriri kandi buriya ngo niyo wamuhahira niyo wamwambika neza ngo ntabwo burya aribyo biba byaramukuye iwabo buriya ugiye kureba neza uko iryo jambo ntabwo rivuzwe n'umwe ahubwo si ugiye kureba neza ugasesengura nka yaka mwana tuzi twese usanga ikintu cyo cyaravanye umuntu mu rugo ari nk'igiki yewe umukobwa rwose yaranyibwira ati ngiye kumahira no kungurira iyo myenda iwacu nararyaga imyenda narayibonaga niba bigucanze mu buriri ngenda gucomotse rwose ni mu buriri uburiri wawe buriya ntaba yarabutaye yora ngo niba bigucanze mu buriri nuko uburyamye nawe ariko wenda ubugona cyane oya kuryama wenyine no kuba ufite umugabo cyangwa se kujya gushaka umugabo ukajya kumuhiga ushaka nawe kumva ukuntu Yesu agira neza no kuba ufite umugabo wawe wisanzuyeho hari ikintu utarimo kuvuga urimo uravuga uti hari umukobwa twaganiriye ati ngewe tutameranye neza mu buri cyangwa se mbese utazi ni ko wavuze uti tutameranye neza mu buri ngiye rwose nagenda nuko waba uryama nawe cyangwa nuko waba ugona nese uyobewe gahunda ikorerwa mu buriri ntayo nzi shaye akamwa wambwiye ka gahunda yayindi nyine yo kubonana nyine ivi na ivi yagukera gutya ivi na ivi iriya gahunda y'igucanze nibwo wumva nk'umudamu aragucitse wari wagucikaho barasa ni umudamu wera bikonfirime yari umudamu wanjye Sonia yari inshuti ariko urumva nta problem ariko rero njye byabwiraga ibintu rwose mwabasore mwe muri gushaka iki gihe n'abakobwa mujye mubanza muhana avance wenda mujye gukora n'ubukwe madamu wawe atwite mwarasuzumanye neza ukamenya uburyo akuryohereza neza mu buriri ejo mutazagera mu buriri bikamucanga n'iryo ryoshya ko numva none wajemo irindi isomo mwakagira imana bw'ibyiryoshya n'ibiki niko yaga reka utonde dusubire kuri Pasi uti Sonia garuka kuri wowe ubizi neza bitewe n'ukuntu havuze arabizi neza ko Sonia ashobora kuba ari umugore wawe ngaho rero nabimbwireho none se buriya abantu bagiye kwipima ibiro buriya batarabanje gukundana baripimye ibiro njyewe ngise kwipima ibiro ariko ikibazo cy'amakuru nuko ntatesha ngo hari ikigenda reka da neza urayafite habe ni ukumubona agenda ariko kare nakubajije hari umugore waba waragusize ubwo ugiye kuvuga ko mu panaro nta kintu kiri mu panaro nta kirimo ubwo urebye hano mu panaro wasanga nta muzigo urimo ikibazo ushobora kuba urimo ariko udakora neza
sicyo buri nshaka kuvuga nicyo ndi kuvuga. ikigaragara naje kuvumbura yuko ngo burya ngo sore yari umugore wawe kandi noneho ikindi akaba yaragusize. ubwo urumva ko ivi na ivi ntago bimeze neza. yewe icyo nashaka kubwira mwe kujya mukurikirana aya mafesi meza mwabatipe mwe mwabantu gukurikirana iyi fesi ya Sonia ejo mwagera ya Sonia ariko mugasho kukunda Sonia sinabikubwiye nje cyakoze narumva fesi ya Pasi ejo mwagera mu buriri bikagucanga sha aragucitse rwose urebye nabi wanahava ukubiswe kuko urumva ko yarashaka umukozi ariko none si undi Sonia Sonia nako ntuza Pasi urumva ko keneye umuntu w'umukozi ebana uzajya umuhabura mu buriri rwose ko numva nawe utangiye kunyigiza ndanya kuguhamagara ngo ese ubundi Sonia singayo nguko yakamwana Sonia yabaye Sonia niko nese ubundi wowe na Yaka bitarenze n'ibyo mwende byo mu buriri n'ibiki ubundi wowe na Yaka hari ikindi kibazo mwamufitanye? nta kindi mfitanye na Yaka ariko agerageza nabonye wagira ngo hari utundi tubifu mwaye mufitanyemo kada mu kigana nicyo twapfuye nimba uzi ikintu yese bibaza se ko buriya kamera yabanze kuvaho inyuma mukata mucakirana nasanze yateze moto yagiye Yaka ibyo bintu byabebye noneho waba utinya abagore pe njye ntabwo ntinya abagore njyewe ahubwo njyewe umusoni nako Pasi Pasi njye nayo namukunze arankatira aransuzugura rwose kunsuzugura ko rero njye ntabwo nakwirirwa muhendahenda kuko ndakubwiye ngo akataramagara bajya ku isoko i Kigali abakobwa barahari ni ishyano ryose uti ngo hari n'iki i Kigali hari abahungu beza bashoboye batari nka Yaka wampa urugero? nta rugero mfite ariko nibyo nari ndi kumubwira kugira ngo abyumve kuko yavuze ngo i Kigali hari abakobwa benshi. Ntago wampa urugero bw'abasore koko? Uno ko ntaragerageza ngo numve bivuze nkaho bazi abo nzi ariko byibura hashobora kuba haza abakanyakanya batameze nka Yaka ariko bakanyakanya kandi nibo muziranye ayigora tuziranye we harimo umuhungu tuziranye rata muze kuza ati hariho abakanyakanya ariko ntacyo batari nka Yaka njye ndi mansera Yesu abihinduye kubera Yaka byatumye mbihindura bitewe n'akantu uvuze ariko wahetse ka kwinjira ariko ate simubizi ko harimo n'abashoboye Pasi makuru kandi ntayo ndi bumuhe ndayamwimye reka tugabe kuri Yaka ahubwo urumva ko Pasi aziranye azamoko y'abasore menshi kuko urumva azamoko yazacongo muri make ukuntu zigiye zitandukanye bazita congo se congo nagize ngo ni inkweto ntabwo ari inkweto bazicongo ubwo baraza gukomantinga ni uvuga ngo Pasi azicongo rwose na marike nyinshi rwose nyamuneka abantu badukurikiye muri comment mutubwire congo njye nari nzi ko congo ari inkweto kumeze nsanga congo ni ikindi kintu wowe hari ikindi kintu waruzi kitari congo nk'inkweto njye ndumiwe njyewe yakarimo arambeshyira ese tuba turi kumwe ndabivuze nk'abizi kuzizi izo congo basi se ngiye ko nagwaye Pasi wewe wamaye Pasi ngo byibura uvuge congo n'abanyizi ubwo arivugiye ngo i Kigali ngo hari abasore ngo bakanyakanya ngo batari nka Yaka ntabwo avuze umusore umwe ni ukuvuga azicongo zigiye zitandukanye ariko nawe yavuze ati Kigali hari abaki ndende ubwoko bwose ubwo nawe bivuze ko nawe uziranye abakobwa barebare abagufi inzobe ibikara byose oya njyewe ntago njya n'indimi uwo mbonye wese ndamusamura n'umusazi iyo duhuye nashyizemo icupa ndamusamura rwose ntabwo yancika njyewe uti Yaka uti nshobora kuba ntumvishe neza uti njyewe rwose none se nkubeshye n'umusazi nyamusazi ahubwo uzi ukuntu umusazi aryoha impamvu umusazi aryoha uba uri kugira vuba ngo atagusarana kuko umutinzeho yagusarana kuko yanakisubiraho buriya kandi uba uri ushobora kuba ufitemo na experience y'ukuntu kabisa wowe byumvishe ute njye numiwe nukuri nawe mundebe
murebe ukuntu ari kubivuga ibintu by'abasazi nose ngewe n'abasazi beza suzi babaho ngewe nageze Indera ninjira mu gipangu cy'abasazi b'abagore nimwe abasazi beza n'abagore gusa abagore n'abakobwa nukuva Indera hari ibipangu bitatu hari A ni y'abagabo B ni y'abagabo none akazi igipangu bita D aba ari igipangu cy'abagore bipangu oya ntabwo nari nasaze ngewe narasinze banjyana nk'ubitamwe ibyumweru 2 barehora kuri umusazi ubwo bivuze ko basinze nk'umusazi kuvuga ngo kuwa kabiri bafita abasazi b'abagore batangiye koroherwa bagafata no mu basazi b'abagabo batangiye koroherwa bakajya kubyina bakabahuza bakarya umuziki ukabyinana n'umusazi ushaka ugafata umugore mwiza rwose mukabyinana w'umusazi mugenzi wawe bivuze ko muri iyo minsi 2 bagufungiyeyo harya wambwiye ko ari mu basazi ibyo byumweru 2 waje kuhabonera ibyiza waje kuhabonera ibyiza oya nta byiza nahaboneye ariko buriya abasazi nta n'umwe bakibita abasazi n'abarwayi bo mu mutwe buriya wese umuntu ngo n'umusazi yajya gukorega n'ubwo n'abarwayi bo mu mutwe ntabwo bakibita abasazi ariko bivuze ko muri ibyo byumweru 2 wari ubayeho neza mbese warenjoyingaga buri wa kabiri kabisa wabonaga kubyinisha abasazi bandi bashya si byose harimo abakobwa beza rwose b'abasirimu beza cyane ariko nabo barwaye mu mutwe ariko mwabyinanye mwayinjoyinze muri ako gahe mwari muhari ufata ushaka rwose mu bihe byiza yaka sikubona abasazi nyijana uri gufata ushaka mukabyina wamuhaga ukabyinana n'undi gutya ako si ubundi tuvuye naho ngaho ubu hari abandi bintu ubyinisha buretse abo basazi nose nabakobwa nasibona nasikaho nari Ndera nose hano hanze sinye mbyinana n'abandi babi ubwo niba munabyinana burya abantu b'Indera bambwiye ati ni nabo bantu bazi kuryoshya cyane njyango niba ntibeshe niba sara hano hanze none hibaze ku muziki ukuntu byaba bimeze ikintu ngiye nakundiye abasazi b'Indera abasazi bura nitwe ba mbere dukundana namwe nawe urimo uragenda muzima buri hariya iyo ukubise umusazi mugenzi wacu twese turaguteranira ntabwo tuba dushaka gukubita umusazi urimo mu basazi ngiye narakize ngiye siko bansezereye narakize ngiye wowe bari banagufunzeho harya warambwiye ngo bagujyanye ibyumweru 2 warazize icupa ubwo bivuze ko icupa bagira ngo nasaze bivuze ko ubwo icupa niyo yakugize umusazi muri iyo byumweru 2 arega buriya nawe ntabwo wuzuye neza nta muntu buriya wuzuye neza nta muntu utagira udusazi ntihazagira ukubeshya n'aba bose ubona bari hano hanze ahubwo abantu bafite ibisazi ahubwo ni uko abantu basara bitandukanye ibisazi ntabwo binganya imbaraga hari ibisazi by'utwana habiri muri rev iciriritse hari n'ibisazi noneho byakutuye bya bindi byakuze noneho icyawe cyari kiguhiherevo rero mbwira irevi yawe yari iriho ibyo bisazi byawe ku buryo baguhereza ibyumweru 2 byo kujya dusazi twari tukiri utwana twari tutarakura ariko urumva twari dukuzemo gake ku buryo bakuvana mu bandi bakakohereza ibyumweru 2 byo kukujya hehe nagacupa hano hanze aha nta muntu wuzuye mu mutwe twese nta muntu wuzuye mu mutwe ahubwo ko twese turi abasazi nuko ibisazi ahubwo birutana seriously ibisazi nuko birutana ariko nta muntu udafite ikibazo ngayo ngo ko nawe uremera ko uri umusazi se ninde umusazi arengana yaka n'ubundi ubwo ku giti cyarasaze n'ukuri hanyuma se wowe uravuga ku kikuru muri uko kubyina kwa Yaka yagiriye ibyo byishimo yagize neza yabereye muri ibyo byishimo yagiriye umusazi amenya mugenzi nari ndimo kukubaza pasi wowe ahubwo uzi nkuko iyo ngusange Indera uba mu gipangu cy'abagore nawe warasaze ni wowe nari kubyinisha abandi bose bari bubareke se iyi pasi ni icyuki pasi ni icyuki noneho ariko bifu noneho yavuyeho okay noneho reka nibarize pasi icyo nashaka kumaza namubazaga nti abaye ari wowe koko uri mu cyayi wenda ntago tuvuze ngo nibyo ari wowe uri mu cyayi gipangu yavuze cy'abasazi buri wa kabiri ari kucinya akazi kikabisa ugahura nka Yaka wamwemera rwose mukajya kukabyina ku kazi ki Yaka niyo nabandi n'ubukuzimu narapfuye siramwemera abasazi buriya barakundana yahageze
ahubwo se njye namwitezwa baba hari abamurenzeho bivuze ko ubwo waba uri hehe yahuzo ya umva ndakubwiza ukuri noneho ngaha nawe ibaze umuntu waryamana n'abasazi ngarashaka ko muha mujye munyumvira muze kubyandika muri comment mutubwire ngarashaka ko muha hariya muhurira aho ngaho abasazi b'abagore bagasura mu gipangu cyabo n'aba bagabo haba hari abasekirite bakabasubiza mu gipangu cyabo nta hantu mushobora guhurira. dore ngaya nguko rero ibya Yaka na Paccyboo birangiye baniyunze sibyo ra ku mpande zombi si ntimeze neza Yaka Pasi nizandi ry'Imana I love you so much baby. Mama rero niho nimuvanga gutya ahantu abantu batarimo kureba inyuma ya kamera uze kugira gutya rwose umuhobere sibyo niwonge mbabarira ndabizi tuze gukorana ka TikTok ngayo nguko rero yari Paccyboo mugenzi wanjye dusanzwe dukora muri The Girls Talk twari twatumiye na Yaka nari namutumye kugira ngo bakemure ibibazo bari bafitanye yari Nyarwanda Cinema nakagaruka murakoze ciao ciao.